Umpe Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri icyo cyumweru tuzasoma Hoseya igice cya 8, icya 9, icya 10, icya 11, icya 12, icya 13 n'icya 14. Imana izatuyoboze Mwuka muziranenge. Hoseya igice cya 8. Ingaruka ziteye ubwoba. Ubwami bwa Isirayeli bumaze kwigabanyamo kabiri, abari Samariya bakoze inyana ebyiri z'izahabu maze batangira kujya bazisenga. Bagiye bohereza ifeza mu bihugu by'amahanga ngo bijye bibatabara mu ntambara. Imana ibatumaho Hoseya iti, mwabibye umuyaga muzasarura serwakira. Ibyaha bakoze byo gusenga ibishushanyo, Imana yari igiye kubibahanira, ikaboherereza intambara n'ibyago bihuruduka nka ruhurura y'amazi. Ibyago n'ibibagwa gitumo, Abashuri babateye bagiye kubamira bunguri. Abisirayeli bazavuga bati, Mana yacu ya Isirayeli, dutabare, dore turakwemera rwose. Ariko niko bizamera ku munsi w'imperuka, bazaba bavuga bati, Mwami twanuraga mu izina ryawe. Umwami ababwira ati, sinigeze mbamenya. Imana iturinde kwemera izina ryayo nk'ab'i Samariya. Hoseya igice cya 9. Kubura byose. Igihe Hoseya yahanuraga, Abisirayeli bari baguwe neza cyane, maze bigatuma bamutuka bakamwita umusazi ufite imyuka mibi. Benshi muri iki gihe iyo baguwe neza ntibizera ko ijambo Imana yavuze rizasohora. Imana yababwiye ko bazabura byose kandi ko bazicishwa inkota kubera gusenga amashusho. Abazahunga nabo bakazabakacira, babicire mu butayu, ndetse abandi bazagwa ku gasi bahambwe muri Egiputa. Igirugari n'i Beteli handi hari ishuri ry'abahanuzi bari basigaye basengera ibigirwamana. Birababaje ko benshi batinyuka bakagira ubwo bakorera ibyaha ahera h'Imana. Imana iturinde kuba akahebwe nk'ab'i Samariya. Hoseya igice cya 10. Gutakaza ubwami. Abisirayeli Imana yabatoranije bameze neza kandi bororoka cyane. Iyo besaga imitini bakunguka n'ifeza, aho gushima Imana barushagaho gucumura, ahubwo basengaga amashusho. Ibyaha byabo byatangiriye i Gibeya, igihe abagabo bataye umutwe bafataga umugore w'umulewi ku ngufu bikageza ubwo bamwica. Ibyaha byabo byariyongereye, maze igihe kigeze Imana igambirira kubaka ubwami. Bazahindurwa nk'ibimasa bihinga kandi bazaba inkoreragahato mu banyamahanga. Imana iturinde kwigomeka ku izina ryayo. Hoseya igice cya 11. Urukundo rudashira. Urukundo rw'Imana ruratangaje cyane, n'ikuzimu mu bapfuye rugerayo. Imana kubera imbabazi zayo yaravuze iti, mbese ko mbakunda namwe nzabarimbure nka Adima na Sobeyimu, ya migi ikomeye yarimbukanye na Sodomu na Gomora. Nubwo Imana yiyemeje guhana Abisirayeli, yaravuze iti, aho bazatatanira hose, muri Ashuri, muri Egiputa n'ahandi, nzabagaruza kugira neza kwanjye. Yaravuze iti, nzatontoma maze abana banjye aho bari mu bihugu byose bazumva ijwi ryanjye, maze bakangarane baze bansanga. Ni koko hari impanda y'Imana twese tuzumva, maze tuve mu bihugu byo mu isi byose, ndetse no mu marimbi ku bazaba barasinziriye, twese duhurure dusange Imana yacu nk'uruhuri rw'inyoni ruvuye kure cyane. Imana idukomereze mu kwizera. Hoseya igice cya 12. Gukurikira umuyaga. Abisirayeli biringira ibidafite umumaro, bakurikira umuyaga w'iburasirazuba, kandi ni umuyaga gusa, nta kintu kirimo, ahubwo urasenya ukanarimbura.
bagiranaga amasezerano n'ibihugu by'amahanga, nyamara ntibyabashaga kubakiza. Uko niko bigendekera uwiringira abantu. Uburiganya bwa Yakobo bwarabakurikiranye rwose. Uko yaryamiye mukuru we mu nda akamuriganya umugisha utangiye kuba bakuru, byose byarabakurikiranye. Imana iturinde kugumana ibinyoma by'akarande nk'Abisirayeli. Hoseya igice cya 13. Imana izaba umwami wacu. Imana yari umwami w'Abisirayeli uhereye na kera, nyamara barigaragambije, maze Imana ibaha undi mwami ibarakariye cyane. Bageze mu gihugu cy'ibyiza baracumura. Imana iravuga iti, nzabasumira nk'intare, muzabura ubatabara, kuko mwiteranije nanjye. Ubuhungiro bwacu buri ku Mana yonyine. Biba bibabaje iyo tuyivuyeho, kuko dusigara nta buhungiro dufite. Imana ibazanira imibabaro ngo nibura bihane, kuko bigaragara ko mu byiza abahagurukira Imana ari bake. Nyamara no mu bibabaro banga kugarukira Imana, bameze nk'uruhinja rutagira ubwenge. Iyo igihe cyo kuvuka kigeze rwigumira mu nda. Imana iravuga ko nubwo dutinda kumvira, amaherezo izahitamo kudukiza urupfu, idukize ikuzimu, maze natwe twishime hejuru y'urupfu na Satani. Kubwo kugira neza kw'Imana tuzambara kudapfa, maze tujye tuvuga duti, nyamunsi we, ngaho ongera utwice turebe niba wadushobora. Ndagusabira ngo nawe Imana izakwambike kudapfa. Hoseya igice cya 14. Ubwenge nyakuri. Iki gice gisoza ni cyiza cyane. Kitubwira ko ubwenge nyakuri ari ukugarukira Imana yacu maze ikadukiza. Hoseya yarababwiye ati, mugarukire Imana mufite n'amagambo yo kwihana, muti tubabarire ibicumuro byacu byose kandi utwakirane ubwuzu. Aho kugutura amapfizi tuzagutura ibisigo n'ibisingizo. Uhoraho asezerano ko azadukiza indwara mbi cyane yitwa guteshuka no gusubira inyuma. Azadukunda bikuye ku mutima. Azaduhindura beza tube nk'ibiti by'inganzamarumbu. Tuzaba benshi cyane mu bihugu byacu. Tuzaba ibirangirire kubwo kwizera. Uhoraho niwe uzajya yita ku masengesho yacu. Hoseya asoza avuga ati, ubwenge niyite ku magambo ari muri iki gitabo, kuko agakiza kabonekera mu kugarukira Uwiteka wenyine. Muri iki cyumweru cyose Imana izatuyoboze Mwuka muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni hehe bari basigaye basengera ibigirwamana, nyamara hari harahoze amashuri y'abana b'abahanuzi? Icya kabiri, ninde wari umwami w'Abisirayeli uhereye kera? Icya gatatu, ni iki Hoseya asaba abasoma iki gitabo? Imana ibaho umugisha.